Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Iyi audio ni nshyashya, tumaze iminsi turi kuganira muri audio zatambutse mu kwezi kwa gatatu zivuga kuri Bikira Mariya, ariko iyi nohereje nyuma yo ni nshyashya. Ni nshyashya bitewe n'icyo Nyagasani Yezu yambwiye uyu munsi, nshaka kugira ngo nkumenyeshe. Nubwo muri iyi minsi ntari gutegura inyigisho, ntugire ngo Yezu yaracecetse, ntugire ngo Yezu yagiye kure, ntugire ngo mbese ubwo byararangiye, oya. Ahubwo turi gusa n'abongera kwibukiranya ku mubyeyi Bikira Mariya kugira ngo tumuhe agaciro akwiriye mu buzima bwacu. Ariko nubwo turi kumwibukiranyaho gutyo, ntabwo Roho w'Imana yacecetse gukora, ntabwo Yezu Kristo yacecetse kumbwira, arakomeza akambwira kandi ibyo ari kumbwira n'ukuri bigufitiye akamaro. Wibuke ko twari twavuze ko tugiye kurinda abari inyuma kugira ngo tuzongere duhagurukire rimwe. Hari abantu benshi koko bari barasigaye inyuma, ariko muri uko gufata ku nyigisho zagiye zitambuka turimo kubarinda. Ariko kandi izi nyigisho nubwo twebwe ziba zaratambutse, ntabwo mu by'ukuri navuga ngo twarazumvise, ko n'ubu nanjye ndasubiramo mwumva rwose ziri kuza ari nshyashya kurusha uko nabitekerezaga. Bivuga iki rero? Bivuga ngo izi nyigisho mu by'ukuri ntabwo ari nshyashya mu buryo wenda bw'uko ziteguye, ariko kandi nta nubwo zisanzwe mu buryo bw'uko inyigisho zirimo. Wumva ko iyo uyumvise uravuga uti nubwo yari yaratambutse ariko ntabwo nari narayumvise neza. Hari n'abandi bambwiraga bati nubwo zari zaratambutse ko twe zatambutse tutarazamo. Hari n'abajyaga banyandikira bazinsaba. Ni ukuvuga iki rero? Muri kwa gusubira inyuma gakeya, muri kwa gusubiza amaso inyuma, harimo abantu benshi bagenda bunguka, kandi nta n'uwo navuga ngo abihomberamo, nta n'umwe pe. Twese turi kubyungukiramo. Yezu Kristo rero uyu munsi mu gitondo yaje asanga ndimo kwitegura, hari ahantu nari ngiye. Impamvu rero ngiye mbikubwira bwangu nuko mba numva ari ikintu gishyashya pe. Ni ukuvuga ngo mu nzu ndimo mfitemo indorerwamo nk'eshatu ziri ahantu mbese hatatu hatandukanye. Ntabwo ari nini byari byo kuvuga ngo wenda ngo utambuka wireba oya, ariko ziri ahantu hatandukanye. Imwe wenda iri iburyo, indi iri imbere, indi iri ibumoso. Noneho ariko muri izo zose uko nabirebye, nasanze izo miruwari zitanyereka uwo ndi uko bikwiye. Ngura n'akandi noneho gatoya ko kwireberaho, mbese usa n'uhagaze mbese neza hanze. Noneho rero mu gitondo asanga ndimo kwitegura, nuko nirebye mu ndorerwamo imwe ndavuga ntoya nireka mfate ya yindi. Noneho arambwira ese kuki ufata iyo ngiyo? N'iyi ngiyi rero niyo nirebyemo neza, ubu niho menya ngo ese koko wenda niba ari pudire wisize nisize neza. Nuko noneho rero arambwira ngo rero ngo umbwirire abana banjye. Haleluya. Muvandimwe, ubwo ndi kukubwira ibyo yambwiye ahereye ku byanjye, ntabwo icyo wenda icyo ngambiriye ntabwo ari kukuratira ngo mfite miruwari nyinshi, oya. Umva inyigisho muvandi, umva. Burya no kubwira abantu biragora. Hari igihe mvuga gutyo umuntu agatangira nakubwo ntiyatwiraseho, ubwo se no gutwumvisha ko afite indorerwamo nyinshi, oya. Nushaka ugira imwe cyangwa ebyiri, nushaka umuntu ntayo ufite, ariko umva icyo ngewe Yezu yanyigishirije. Yambwiye rero ati izi ndorerwamo zose ziratandukanye, zose ni indorerwamo ariko ziratandukanye. Ni ukuvuga ngo imwe uyireberamo ukabona wenda ukabona ukuri, ariko mu buryo uba utakwizera ko koko ariko umeze. Yesu arambwira rero ati mbwirira abana ko bagomba gufata indorerwamo ibereka uko basa koko. Haleluya. Uko basa koko. Ni ukuvuga rero ngo muvandimwe, hari igihe uba ufite indorerwamo ikakwereka ikubeshya, ariko kandi naho yakubeshya ni wowe ubwawe ubihomberamo. Hari igihe wenda tuvuge urwaye wenda ibiheri mu maso, noneho ukagira indorerwamo isa naho itari mu rumuri neza, noneho ikakwereka ko mbese rwose wisize neza, nta kibazo, nta n'igiheri mu maso ufite. Wafata ya yindi yerekeje ku rumuri ikakwereka ahubwo ibiheri, ikakwereka ndetse n'utudomo two mu maso, mbese ukabona n'utundi tuntu n'utwoya two mu maso ukatubona. Noneho Yezu arambwira ati inziza ni kwereka uwo uriwe by'ukuri. Ntabwo icyo tugomba kwihutira rero bavandimwe, ntabwo ari ukugira indorerwamo itwereka ibinyoma, ikwereka ko nta gahera ufite, ikwereka ko nta gashishi urwaye mu maso, ikwereka ko nta koya ufite. Iyo ngiyo rero irakubeshya.
ahubwo wowe jya kwireba mu ndorerwamo ikwereka uwo uri we. Yezu arambwira ati niyo yakwereka ko ufite ibiheri utabifite, ibibi biraruta naho kugira ngo ikwereke ko nta biheri kandi ubifite, nta bishishi urwaye mu maso kandi ubifite. Noneho arambwira rero ngo izi ndorerwamo zishushanya iki? Zishushanya uburyo abagenzi bagana mu ijuru bameze uyu munsi. Hari abantu bireba ngo ntibiboneho icyaha, yakwireba agasanga iteka nyine arasa neza, ariko mu by'ukuri atari uko asa neza. Kuko Yezu yambwiye ati iyi ndorerwamo ishobora kukwereka ko nta gahera ufite, ukagenda wibwira ko usa neza cyangwa wisize neza, ariko iyo ugeze mu bantu bo ntabwo babona nka ya ndorerwamo yawe, ahubwo bo babona iki? Babona ukuri nyakuri. Bakaba banakubwira bati wisize nabi, dore aha n'aha ntabwo wisize neza. Kubera iki? Kubera ko bo bari kukureba. Haleluya. Rero wowe muvandimwe ntukishimire kwisiga mu buryo bunogeye amaso yawe, ahubwo isige mu buryo bunogeye abari bukubone. Iyo rero turi mu rugendo rugana mu ijuru tugomba kureba utubona ninde. Ese nabo bantu mu isi ya twisiga ngo abantu batubone, sibyo? Ariko mu rugendo rugana mu ijuru, ubwo no kuvuga ku mubiri no kuri roho. Ubwo handi kuvuga rero ni kuri roho, naho Yezu yambwiraga mu rugendo rugana mu ijuru wisiga neza, ukireba neza, uvuga uti ntazagera imbere ya data ngakorwa n'isoni. Haleluya. Nazagera imbere y'Imana bagasanga rwose ndwaye ibishishi mu maso, rwose ninjye wazahaye kandi ntajyaga mbyibwira, ntajyaga mbimenya. Kuko Yezu aravuga ati hari abazakorwa n'isoni mu maso ya data. Izo soni zo mu maso ya data mpora nzivuga. Njye ntekereza ko data areba mu buryo buteye isoni, umureba rwose ukumva isoni ziraje. Aho rero niho tugomba kwisiga twitegura ko tuzahagarara imbere ye. Arambwira rero ngo twisiga twihenda, twireba twihenda, twibeshya ko uko dusa ariko turi kandi twibeshya. Nuko arambwira rero ngo mu bagenzi bagana mu ijuru, wa niko abantu benshi bameze, barireba mu ndorerwamo zitabereka uko bari. Barashaka inyigisho ziyanya n'ubukirigitwa bw'amatwi yabo, ntibashake ibituma bahinduka by'ukuri. Noneho muri kwa kureba iby'ubukirigitwa bw'amatwi yawe ukibwira ko uri intungane kandi mu by'ukuri utariyo. Ati cyiza wenda yakwereka ko ubwo kunafite ibibi cyane, ukagerageza no gukuraho no kuba wenda ukuba ibitariho aho kugira ngo wibeshye ko ntabiriho kandi biriho. Haleluya. Ibyo ndi kuvuga uri kubyumva muvandimwe. Rero icyo Yezu yambwiye ngo twirebe tutihenda. Arambwira ati muri izi nyigisho hari abantu benshi baba bavuga ngo ariko se ngo ko najyaga ntekereza ko ndi umugenzi ugana mu ijuru, ngo none ko izi nyigisho zanshyize hasi nkaba mbona ntacyo ndicyo. Ibibi birarutana, aho kugira ngo wibwire kuri kujyayo kandi utagenda, ahubwo abona ko utari kugenda wenda uri no kugenda. Haleluya. Ibyo rero tujye tubyumvikanaho nk'abantu bajya mu ijuru. Icyiza si ukwibwira yuko uri kugenda, ahubwo icyiza ni uko waba uri kugenda. Haleluya. Ubwo rero nakonga ko Yezu yambwiye, nubwo mvuga ngo nako ntabwo ari gatoya, ni kanini pe, ni kanini cyane, kuko yabimbwiye rwose ambwira ati umuntu wese niyirebe mu ndorerwamo ibasha kumwereka uwo ari we. Umugabo witwa Zakewusi yarirebye asanga wapi, arwaye ibintu mu maso, arwaye ibiki, aravuga ati reka njyaho mbona Yezu, njyaho nireba neza. Haleluya. Ariko Zakewusi amaze kurira cya giti, ni ukuri Yezu Kristo yaramubonye. Zakewusi aramanuka agendana na Yezu, ageze kwa Yezu rero nako ageze iwe ajyanye na Yezu. Nibwo yabonye ko yari yahemukiye abantu, nibwo yabonye ko yari yaratutse abantu, nibwo yabonye ko yari mubi. Mbere yari mu kivunge cy'abagenda, imbere yari mu kigare, azi ko ari kureba Yezu ariko atari kumureba mu by'ukuri. Haleluya. Zakewusi yamenye isura ye y'ukuri ari uko yirebeye mu ndorerwamo ya Yezu, ari uko yemeye kwasa nabi, akemera kugura indorerwamo imwereka uko asa, akemera kujya iruhande rwa Yezu. Nuko Yezu akamubwira ati manuka uyu munsi ndarari wawe. Nukuvuga ngo yafashe indorerwamo nyayo. Yezu amweretse isura ye, aravuga ati yo, burya koko nukuza, najyaga nibeshya. Nyagasani guhera uyu munsi ngiye gukuraho ibi n'ibi, ngiye gukaraba isabuni iyi n'iyi, ngiye kugira mbese atangira gufata isura ijyanye nuko Nyagasani ashaka kwasa. Haleluya. Muvandimwe nanjye ndagira ngo nkubwire ngo izi nyigisho nta kindi zibereho nuko dukangura ngo zitwereke isura y'ukuri twakagombye kuba dufite. Amina.
abantu benshi rero barazumva bakavuga none se ko zirimo kudushyira hasi nyine ukireba ugasanga wapi nta n'inusu nta n'igaramu ufite. Ngewe ndakubwira nti urahirwa niba wumva nta garamu ufite, ahubwo uratangira kurwanira kugira byibuze igaramu kurusha wa wundi wibwira ko afite ibiro kandi adahagaze. Ijambo ry'Imana riravuga ngo n'uwibwira ko ahagaze aritonde atagwa. Haleluya. Ubwo rero muvandimwe wanjye, icyo cyari igisobanuro Nyagasani Yezu yampaye muri iki gitondo, nawe nagiraga ngo nkigushye. Ikindi rero yambwiye ko hari ibisobanuro ngomba gutanga bijyanye n'iziriya audio z'iminsi ya Bikira Mariya nyine tumaze iminsi turi kuganiraho, izi twasubiyemo n'izo ndi kuvuga. Hari ukuntu nyine abantu bazumva bakambaza ibibazo, harimo abazumva nyine nshya ari bushyashya bakubera ko baje zaratambutse, hari n'abazumva bw'akere ko bakumvamo ibindi bishyashya. Donc ni ukuvuga ngo iyo yumvise kwa Yezu nta revision, nubwo nandika ngo ni revision, ariko kwa Yezu nta revision kuko ujya kureba ugasanga ijambo yatangiriyeho, donc amagambo yo muri Bibiliya arasa kandi ariko mu by'ukuri aruzuzanya. Rero nta revision yo kuvuga ngo ibingibi wabijugunya ntabivuge, ibingibi si wabitindaho. Oya, kwa Yezu nta revision, byose biba ari bishya, bihora ari bishyashya. Nubwo rero bihora ari bishyashya kwa Yezu, hari ubwo wenda bikugeraho kumva hari ikindi kibazo wibajije. Hari abavandimwe rero ku nyigisho y'ejo ku cyumweru, ejo hashize ku cyumweru, ya yindi y'urwenya nyine birumvikana twarasetse, ariko kandi nubwo twasetse ntabwo twagombaga guhagarara ku guseka gusa, ubwo duseka ariko twiga. Haleluya. Nuko rero umuvandimwe akambaza atese nabibajijwe n'abavandimwe nka batatu kandi bose bataziranye, ni ukuvuga ngo ni ikibazo kiri rusange. Ikibazo kimwe abantu bari kumbaza cyane ni cya contraceptif, kuvuga uti ese iriya planning familiale biragenda bite? Aho ngaho nkavuga ni ngewe nerekanye umurongo, ariko ntabwo ari ngewe nzawufasha ntabwo ari nzagufasha kuwubamo. Gusa icyo Yezu yambwiye wenda kisa n'icyurura imitima ya bamwe, nuko yambwiye ngo abashakanye nibicare bajya inama. Haleluya. Noneho bajya inama mu rukundo, hanyuma barebe uko babigenza, babisengere, babisabe Yezu abibahe. Arambwira ati ikintu kiri kwica planning familiale cyane cyane ntabwo ari biriya biti bitera n'ibiki byose, cyane cyane ni intention umuntu aba afite. Abenshi bari kubyiteza kugira ngo babashe kubona uko bagira freedom mu buryo bwo gukora ibyaha. Avuga ati nzasambana ntanda nzatwara, mbese ugasanga aho hantu abantu benshi baroroheje. Noneho arambwira ati abashakanye n'ibicare bajya inama, noneho nibamara kujya inama bansabe inama nanjye mbafashe. Ubwo rero icyo umugore n'umugabo bazubaka, Imana yo mu ijuru nayo ifite uko izabigenza hagati yabo bitewe n'uko babiganiriye na intention cyane cyane ziri mu mitima yabo. Hanyuma rero n'umuvandimwe wambajije ku cyerekeranye n'abana b'abatisimu, kuko nabo twabavuzeho muri ziriya nyigisho, vuga ukuntu abana b'abatisimu bazaducira urubanza. Umwe arambwira ati ese uko nkatwe rwose twagiye kure, kandi kuko hari ibintu byagiye biba byatumye abantu batatana. Ati se nka bamwe ntabwo tuba tuzi aho bari n'ibiki byose, ubu se koko bizagenda bite? Yezu arambwira ngo mubwire ngo nk'uko wita ku mwana wawe w'umubiri niko ugomba kwita ku wa roho, ndetse we ukarushaho. Igisobanuro rero yampaye ni ikihe? Nuko umwana w'umubiri waramutwise muvandimwe, uragenda ujya muri maternité, muganga aramukubyaza. Yewe no kugira ngo amukubyaze, kora ko uburyo tumubyara buba burimo ibanga nyine, nta bantu baza kuhahagarara. Ariko wa roho wamubyariye ku karubanda, abantu bose bareba, barangije aravuga bati umuryango w'Imana wakiranye aba bana ibyishimo byinshi. Naho wabyariye rero, wabyariye hehe? Ku karubanda, hehe? Mu kiliziya. Warangiza ukavuga ngo uwo nguwo niwe mwana udafite agaciro, ngo ese ari umwana wawe w'umubiri koko waba utuje uvuga uti uzi ko umwana wanjye twatatanye nkaba naramubuze, ndahira ko watuza. Uzi ko abantu bajya gushaka akavuga bati niba yaranapfuye yaba namenyaga byibuze aho yaguye nkamushyingura, cyangwa se ugasanga byibuze uvuga uti ndamutse menye ko yapfuye nabyo byampumuriza. Noneho umwana wawe wa roho nta nubwo ushaka no kumenya niba yarapfuye cyangwa niba akiriho, ntacyo bikubwiye. Yezu arambwira ati rero ibintu byo mu mubiri birahengamye cyane kandi birahengama byica ibya roho. Muvandimwe ubyumve,
kuri roho ntabwo twumva ko hari ikibazo. Umwana wa batisimu yarakunaniye, ni akazi ke. Ku mubiri umwana arakunanira ukarira, ukajya kwa Yezu ngo Nyagasani ngo nkirize umwana ngo bimeze nabi, ariko uwa roho ukaba warabyihoreye. Yezu arambwira ati uko musabira b'umubiri niko mugomba no gusabira ba roho. Uko wumva ufite iyo ntimba ku mutima, iyo ndishi ku mutima kubera ko umwana wawe utazi amakuru ye, niko bigomba no kumera ku mwana wa roho. Haleluya. Arambwira ngo ni ibintu abantu bagomba gukosora kandi birihutirwa. Ubwo rero aho ngaho muvandimwe, ndizera yuko wumvise. Uwo wabyariye mu ibanga kwa muganga n'uwo wabyariye ku karubanda, abantu bose bakaba bahamya ko wamubyaye, ndumva ukwiriye kwitaho cyane cyane n'uwo wabyariye ku karubanda. Kandi wibuka no mu masezerano dukora turavuga ngo, barakubaza ngo umubyeyi w'abatisimu nawe mubyeyi w'umubiri, ese uyumvisha neza uwo murimo ugiye gukora? Uti ndawiyumvisha. Uru rumuri ni wowe ruragijwe, ukazamufasha kurugerana mu bwami bw'ijuru rutazimye. Uti ndabyemeye. Uyu mwambaro wera de uzamufashe kuzawugeza mu bwami bw'ijuru utanduye. Uti ndabyemeye. Warangiza ngo sinziye yatorongere, ngo bamwe bagiye no mu yandi madini ngo nta nubwo tukimenye iyo baba. Ariko ni inshingano. Byarashobokaga cyane ko wanga kubyara kuri roho. Yezu arambwira ngo ikintu kimubabaza cyane, abantu bari kuringaniza imbyaro zo ku mubiri, ariko iza roho ntabwo bari kuziringaniza. Ugasanga umuntu aravuga ngo ngewe ngo nta kibazo, ngo uzansaba kumubyara muri batisimu ngo nzabikora. Ntutekereze yuko ari inshingano ikomeye uba uri kwishyiraho. Icyo ngicyo rero ni ikintu gikomeye, kandi abantu benshi icyo kibazo baragifite. Muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ngo aho bishoboka ukosore. Hanyuma ikindi rero nacyo na Nyagasani ambwira ko tugomba kuvugaho, abavandimwe benshi bagiye bambaza batese ko ibintu byose bizahaguruka bikadushinja. Ese nk'ibyo twagiye mu ntebe ya penetensiya tukabyirega, ubwo ngubwo ibyo nabyo bizagaruka bidushinje? Ndagusubiza nti oya. Ibyagiye mu ntebe ya penetensiya ubwo byagiye hehe? Muri puberi. Burya iyo imyanda itawe muri puberi, puberi ivanwa ngo ijya kujugunywa. Ubwo byagiye muri puberi yo mu ijuru, ni ukuvuga ngo byaribagiranye. Ariko ni nacyo ijambo ry'Imana rikomeza kutubwira muvandimwe, nabyo ntukibagirwe ngo murabe maso. Haleluya. Muhore muri maso kuko nzaza nk'umujura. Rero Nyagasani ashobora kuza agasanga hari imyanda ukibitse utarajya kujugunya muri puberi. Keretse niba ushaka kumbwira ko buri munsi ujya mu ntebe ya penetensiya, kandi ntabwo bishoboka. Ahubwo bamwe usanga baherukayo hashize nk'imyaka 3. Ubwo ni ukuvuga ngo bya bindi byose uracyabifite. Iyo puberi rero yegera ujugunyemo ibyo ngibyo byose, kugira ngo Nyagasani naza azasange nta na kimwe ufite mu ntoki. Haleluya. Ibyatawemo koko mbese warabibabariwe aho rwose, ibyo wicujije, ibyo wihaniye warabibabariwe. Ariko ibyazaza agasanga ugifite, ni ukuvuga bya bindi bishyashya navuga ibyo wakoze nyuma y'uko wagiye mu ntebe ya penetensiya, usaba ukibifite. Niba azaza nk'umujura rero, ni ukuvuga ngo ugomba guhora witeguye. Haleluya. Ugomba guhora witeguye. Hanyuma rero ku nyigisho twumvise rero ko tugomba kwizera Yezu. Muri iyi nyigisho y'uyu munsi ukuntu tugomba kwizera, kandi tukizera dufite imbaraga mu kwizera. Noneho Yezu anyibutsa abasore bane, bagwa ni 3, Meshaki, Shadaraki na Abudinego. Abo basore barabwiwe bati se iyo Mana yanyu ishobora kubavana mu nzara z'umwami? Baravuga bati nibikora tuzashima, ariko nitanabikora ntituzayivaho. Haleluya. Niho hahandi rero nakubwiye n'imvura igwa ku babi no kubeza, ariko cyane cyane ku babi, kuko umwiza aravuga ati yabikora nzashima, ariko nitanabikora sinzayivaho. Haleluya. Muvandimwe rero, izo ni za éclaircissement nari nanze, ariko Yezu ashaka kugira ngo zigufashe kurushaho kwinjira neza mu bisobanuro by'inyigisho turimo. Ubwo rero ukomeze ube muri Yezu, hari n'ibindi akuzigamiye, kandi izi nyigisho zikomeze zubake umutima wawe, uhereze umubiri wawe, maze roho nzima ibe mu mubiri muzima. Imana iguhe umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.